nutunganye umuntu w'imbere, numutunganye ubuno natuvugana mu kanwa akabiyitirira izina ry'Uwiteka, niyo yabatunze kugeza kuri uyu munsi wa none. Benshi barimbutse barimbuwe nayo. Ubu rero Imana yambwiye kubabwira ukuri, nambaye ukuri, kugira ngo uwumva ukuri wese akemera gukurikiza icyo Imana imushakaho, azahabwa ubugingo buhoraho. Yego. Kukuyemo imyenda se? Oya, ngiye kubaho ukuri, nambaye ukuri, kuko ari cyo Imana ishaka ko mubona cyangwa se mukanguka. Abantu benshi murasinziriye, abantu benshi mwambaye ubusa, mwakojeje isoni izina ry'Uwiteka. Bityo rero Imana umunsi wo guhora w'Uwiteka utangiye ku isegonda rya mbere babifashe nk'ibisanzwe, nk'ibizarangira, nka za agisida nk'izindi zose. Ariko imbere y'Imana ntabwo ari agisida yarizanye umujinya wayo. Ishyari ryayo ryari ryamanutse, ishyari ry'umujinya w'Uwiteka ryari ryamanutse, rimanurana amazi yo kurimbuza umwana w'umuntu w'umwuzure. Ndagusabye mwana w'umuntu, garukiraho mwana w'umuntu, ishyari ry'umujinya w'Uwiteka rye kuzakuzira. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se mi live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Tubaramutse mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Abadukurikiye mwese ndavuze ngo Yesu nashimwe, kandi ashimwe cyane ibihe byose. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umusore. Umusore n'umukozi w'Imana, ariko uyikorera mu buryo butandukanye. Aribwo buryo tugiye kuza kubona ahangaha, kuko nabonye y'umwuka umucakiye, hari ibintu byinshi bihinduka. Reka rero noneho musabe kugira ngo mbere ya byose abasuhuze. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu buva ku mwami wacu Yesu Kristo ubane namwe mwese. Ni Pacifique muri kumwe, Iradukunda. Umuntu w'Imana uvuga ukuri, yambaye ukuri, uvuga ukuri, kubohora imitima iboshye ikabohorwa. Pacifique ni umusore cyangwa ni umugabo? Ni umusore. Yego. Ni ingaragu itigaragura mu byaha, niko njya numva wowe? Ni ingaragu itigaragura mu byaha, ndi umwana w'Imana, niko nabyita. Yego. Urakoze cyane Pacifique. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana ubundi tukwakire, uvuge kandi uvuge uko umwuka w'Imana akuyoboye. Uwiteka mwami Imana ikomeye, Imana kwingirwa by'ingiro bizima, ndagushimira mwami kubw'akanya umpaye kugira ngo ntambutse iby'ubwami bwawe, mbwira bisi ukuri, ukuri batamenye, kubabohore, kuri banze kubwirwa, kuri banze kuvuga, kugira ngo nkurangurire hano ku Imana irahari.
Uwiteka Nyiringabo ndakwinginze umwuka wawe wera naganze kanategeke imbaraga n'umuriro biva ku Mana bize muri iki kiganiro. Uwiteka Nyiringabo umwuka w'ubwenge uva ku Uwiteka Imana nuganze kandi utegeke. Ndakwinginze mwami iki kiganiro gikore ku mitima y'abagiye kugikurikira, ntabaribo ahubwo umwuka wera bagenderere. Uwiteka Nyiringabo ribe ijambo rimera nk'inyundo rimenagure ibihindizo by'ibyuma. Uwiteka Nyiringabo ribe nk'uruganda rutunganya imitima y'abantu. Urakoze mwami, ndagushimiye ko uje kubana nanjye kandi imbaraga zawe umucyo wawe n'ijuru rifunguke kugira ngo notification ziva mu gihugu cyo mu ijuru cyangwa se amamenyesha wifuza kumenyesha abantu amanuke uko yakabaye. Urakoze mwami, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi umugisha mwinshi. Karibu rero turakwakiriye. Ndabashimiye kubw'umwanya mumpaye kugira ngo nze tuganire hano ku Imana irahari, kuko Imana irahari narabibonye. Imana irahari nubwo ibintu bikomeye, Imana irahari nubwo inzu y'abagome ikomeje kwaguka, Imana irahari nubwo abantu benshi bakomeje kujya kure y'ubwami bw'Imana, ariko ntabwo byo bikoraho ko Imana ihari. Imana irahari iminsi yose, ihari mu gitondo, ihari nimugoroba, ihari ugiye mu kazi, ihari uvuye mu kazi, ihari ugiye kuryama, ihari uri kuvugana n'abantu, uri kuganira, Imana ihari iminsi yose. Yego, ubwo rero nishimiye kuba ikibuga Imana ishimye ko, cyangwa se uruhimbi Imana ishimye ko mpagararaho ndiho mbabwira kuri kw'ijambo ry'Imana ari ku Imana irahari TV. Imana yarambwiye ngo mbabwire ukuri nambaye ukuri, abazumva ukuri bakakira ijambo ribohora imitima yabo bazakizwa. Ariko umuntu uzanga akanangira umutima we akawuninira azarimbuka, kandi narimbuka ntabwo azavuga ngo ntiyumvishe cyangwa se ntiyabwiwe. Ikindi kandi umunsi w'Uwiteka numusohoreraho nta ruhushya azaka, cyangwa se ntabwo azigera avuga ngo Mana buretse iminota 30 cyangwa se iminota 40 mbanze nambare cyangwa se mbanze nitunganye. Imana izaza kandi ntabwo izaciceka. Njyewe Pacifique muri kumva cyangwa se muri kumwe hano muri iki kiganiro, navutse nta rurimi ngira, naho rugaragariye ruza gukora rusohoka rujya kuba hanze y'akanwa. Nagize imyaka 5 ururimi rwanjye ruba hanze y'akanwa rutaba mu kanwa, ariko Imana ireba nk'Imana itareba nk'abantu. Aho ururimi rwanjye rwabaga hanze, Imana yabonaga yuko hari igihe kizagera rugasubira mu kanwa, ndetse nkabasha no kuvuga. Umuntu watangiye kuvuga afite imyaka 6, kuri uyu munsi wa none ndetse n'ururimi rwe rwaranaciwe. Ubu njye mfite inyama y'ururimi, ntabwo mfite ururimi runguru rusanzwe. Ururimi rwanjye rwarasohotse ruba hanze, ruracibwa, rurabora, nyuma yo kubora rwongera rusubirana ubuzima. Kuri uyu munsi wa none ndavuga kwera kw'Imana, ndavuga ineza y'Imana ntategwa, cyangwa se ndavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nta kinyoma kihishe inyuma y'ururimi rwanjye. Mbere yuko ntangira kuba natambutse ubutumwa, Imana yambwiye kubabwira ukuri nambaye ukuri. Kenshi mwabwiwe ibinyoma, kenshi mwabwiwe amagambo yo gusebanya, mbese nyine amagambo y'ubugoryi ava mu kanwa akabiyitirira izina ry'Uwiteka, niyo yabatunze kugeza kuri uyu munsi wa none. Benshi barimbutse barimbuwe nayo. Ubu rero Imana yambwiye kubabwira ukuri nambaye ukuri, kugira ngo uwumva ukuri wese akemera gukurikiza icyo Imana imushakaho azahabwa ubugingo buhoraho. Yego. Kukuyemo imyenda se? Oya, ngiye kubaho ukuri nambaye ukuri, kuko ari cyo Imana ishaka ko mubona cyangwa se mukanguka. Abantu benshi murasinziriye, abantu benshi mwambaye ubusa, mwakojeje isoni izina ry'Uwiteka. Bityo rero
Imana yahisemo ko mbahereza ukuri, nambaye ukuri, kugira ngo ejo utazavuga ngo ntabwo wabwiwe, ntiwumvishe. Urwambariro rw'abera niho abera bambarira imyambaro y'abana b'Imana. Ariko kuri ubu ngubu nta muntu ukinjira mu rwambariro rw'abera, ahubwo bagera mu rwambariro rw'abera bagakuramo n'ibyo bari bambaye bagata aho ngaho. Ni ukuri Imana iraje kandi ije guhana no guhemba, ije kuvugana n'umuntu wese mu ruhande rwe, mu ishusho ahagazemo iyo ari yo yose, kugira ngo yerekane icyubahiro cyayo. Umunsi w'Uwiteka uraje kandi uregereje. Impanda y'Uwiteka iri bugufi kugira ngo ishyireho iherezo ikibi n'ikiza, mbese nyine ize gushyiraho iherezo ku bikorwa bibi by'umwana w'umuntu yakoze akiri muri iyi si. Reka mbabwire, mwanze kumva ukuri, mwanze kubwirwa ukuri ngo imitima yanyu murayinenera, ariko Uwiteka naza nta kintu kizamusubiza inyuma. Kuva ku bwa Nowa ubwo yabazaga inguge, ubwo yari ari kubaza inkuge, yahamagaye abantu ngo bamufashe kubaza. Arahamagara ati nimuze tubaze ko umunsi w'Uwiteka uraje kandi mwarakaje Imana. Bityo ishyari ry'umujinya w'Uwiteka rikaba rije kubarimbuza umwuzure. Ishyari ry'umujinya w'Uwiteka rirahari. Uwiteka afite ishyari ry'umujinya, agiye kurimbura umuntu wese wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka imbere ku karubanda. Aje guhangana n'umuntu wese watukishije izina ry'Imana. Mbese nyine hari ibyo aje kwivuganira nabyo. Ishyari ry'umujinya w'Uwiteka rirasohoye, riraje vuba bidatinze. Muhunge umujinya w'Uwiteka, muhunge ishyari ry'umujinya w'Uwiteka. Niko tuzahunga, nuko uzihana. Niko tuzahunga, nuko uzareka ibibi. Nuko Nowa arabaza inguge, arabaza inkuge, arabaza mu gitondo. Umwaka wa mbere arabaza, uwa kabiri ahamagara abantu ati muze mumfashe, bakabyanga. Ati Nowa wowe witubeshya. Nuko bakabyanga, bakanga kubaza, bakanga kwifatanya nawe. Maze umunsi w'Uwiteka bigera igihe Imana yabonaga yuko mbese nyine igihe kigeze ko byuzura, ku buryo Imana Daimoni itangiye kunyambura umwambaro mikrofone bite bya Nuko Nowa ubwo yakomezaga kubaza inkuge, yarabajije abaza bamwe bari mu kabari, abaza abandi bari gusambana, abaza abandi bose bari gukora ibibi, abaza abandi bari kugambana, abaza abandi bari kuvuga amagambo y'ubugoryi, abaza mbese nyine abaza. Ndetse mu gihe yabazaga, abamarayika basambanaga n'abana b'abantu. Uri kumva aho isi yari igeze? Nk'uko ubu ngubu abapasiteri bari gusambana n'abakirisitu. Nk'uko ubu ngubu mbese nyine Nowa yarabajije arabihorera, abamarayika basambana n'abana b'abantu. Nowa agira gute? Arabaza. Abana b'abantu babona basambanye na marayika bakumva yuko mbese nyine ni icyubahiro n'ishema, bakumva yuko icyaha kuri ubu ngubu n'imbere y'Imana mbese nyine hariho bonasi yo gukora ibibi. Imana ntabwo yigeze ishyiraho bonasi yo gukora ibibi. Imana ntabwo yigeze ishyiraho freedom cyangwa se ubwigenge ku banyabyaha. Ntabwo inzuzi y'Imana, ntabwo Imana yigeze yemera ko abantu baza kwicururizamo. Kristo ubwo yageraga mu isi, atangiye gukora umurimo, ubwo yanyuraga ku ikanisa cyangwa se ku rusengero, yasanze ahantu abantu b'Imana bahuriraga mu iteraniro ry'abana b'Imana barahinduye isoko. Izi icyo yakoze? Yamenaguye ibintu byose. Kuko urusengero rw'Imana ntabwo barukoreramo ibiteye isoni. Urusengero rw'Imana ntabwo barukoreramo ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Kahebwe banze kumva Imana, banze kumva Imana. Ariko Imana iraje. Umunsi w'Uwiteka urasohoye, uraje vuba bidatinze. Mwakojeje isoni izina ry'Uwiteka, mwambaye ubusa. Reka turimbe indirimbo ya 91 mu gushimisha Imana. Gitare cy'Imana
reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira bidashira byose ntibyashobora kudukuraho byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho niwo njyaniringira uwo wampfiriyeho niwo njyaniringira dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa abantu benshi mupfuye rubi abantu benshi mwambaye ubusa mwanze kwambara abantu benshi mugeze mu rupfu abantu benshi mwakojeje isoni izina ry'Uwiteka ariko umuririmbyi we yaravuze ngo mwami unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa nishwe n'ibyaha negupfa nishwe no gukoza izina ry'Uwiteka isoni negupfa kuba igitutsi ku Uwiteka Imana dore twambaye ubusa mwami twanze kwinjira mu rwambariro rw'abera twanze kwambara umwambaro w'abakiranutsi twambaye ubushwambagara twambaye umwambaro w'abana ba Satani
twambaye umwambaro udukoza isoni, twambaye umwambaro utaduhisha ubwambure bwacu, twambaye impenure imbere yawe mwami. Ndakwinginze utwambike mwami, ndakwinginze utwambike Uwiteka Nyiringabo, twamburize impenure twambaye imbere yawe mwami. Ndakwinginze utwambike, ndakwinginze mwami, utwambike, utwambike, utwambike Nyagasani, utwambike kuko twambaye ubusa mwami. Mutabazi, twe gupfa twishwe n'ibyaha, ku bwantu abantu bari bambaye ubusa, abatinganyi bakomeza gutingana bambaye ubusa, abana b'abantu basambana n'abamarayika bambaye ubusa, ibyaha biragwira, abantu benshi bakora iby'ubugome, abantu benshi bakora ibyo gukiranirwa. Ariko Nowa akomeza kubaza inkuge, akomeza kubaza inkuge, akomeza kubaza, maze ukamubwira ngo nahamagara abantu afatanye nawe, maze akomeza kubaza abantu, imitima barinangira. Ariko ukomeza kugenda ubagirira impuhwe, ukomeza kubashyiraho amahirwe ati uwemera wese akifatanya na Nowa azakira. Kugeza umunsi Nowa yasozaga, Nowa ashoje ashyiraho itangazo rya nyuma ati nubwo mutamfashije kubaza, ati nimuze mwinjire mu bwugamo. Ariko abantu bakomeje kwanga, Nowa yinjiranyemo n'umuryango we. Igitonyanga cya mbere cyaraguye, abantu bibwira ngo ni ibisanzwe. Ibyago bya mbere biraza, abantu begera abamarayika bacumuye, barababaza ngo ibi ni ibiki, baravuga ngo ni ibisanzwe. Abantu mbese nyine umunsi wo guhora w'Uwiteka utangiye ku isegonda rya mbere babifashe nk'ibisanzwe, nk'ibizarangira, nka za agisida nk'izindi zose. Ariko imbere y'Imana ntabwo ari agisida yarizanye, yarizanye umujinya wayo. Ishyari ryayo ryari ryamanutse, ishyari ry'umujinya w'Uwiteka ryari ryamanutse, rimanurana amazi yo kurimbuza umwana w'umuntu w'umwuzure. Ndagusabye mwana w'umuntu, garukiraho mwana w'umuntu, ishyari ry'umujinya w'Uwiteka rye kuzakuzira, ishyari ry'umujinya w'Uwiteka rye kuzatuma urimbuka. Kandi amahirwe akihari, amahirwe aracyahari. Nureka gusambana, amahirwe arahari. Nureka akagambane, amahirwe arahari. Nureka kuroga, amahirwe arahari. Nureka ubugome, amahirwe arahari. Nureka amagambo y'ubugoryi, amahirwe arahari. Kuko inkuge irafunguye kugira ngo winjire. Inkuge irafunguye. Mu minsi ishize mperutse kujya mu rusengero ngiye gusenga, nari ndi mu materaniro, mu byumba by'amasengesho turiho dusenga twinginga Imana ngo dukomereze amaboko. Nuko mpita mbona ishusho ya Nyabarongo, mbona ishusho y'umugezi wa Nyabarongo ikomeza kunza imbere. Nuko mbona abantu bari kugenda batonda imirongo, bafite ibivomesho, benshi bajya kuvoma kuri Nyabarongo. Nkajya mbona amazi bari gushaka n'amazi yo kunywa, nkajya mbona amazi bari gushaka n'amazi abatunga. Ariko Nyabarongo yanduye, ariko Nyabarongo yanduye. Igitangaje kibi nabonye kuruta ibindi byose, nuko nabonaga uwakandagiraga ku ruhande ku nkombe yibwira ko akandagiye mu biziba, Nyabarongo yamutembanaga. Abakristo benshi bari gutembanwa n'amadini yanduye. Abakristo benshi bari gutembanwa n'abahanuzi banduye. Abakristo benshi bari gutembanwa n'abavugabutumwa banduye. Iyi ni Nyabarongo yigendera, iyi ni Nyabarongo ihitanye ubuzima bwa benshi. Abantu benshi bamaze kurohamira muri uyu mugezi. Nyabona we kurimbuka. Dore Nyabarongo iranduye kandi yica uwiyizaniye, niko umunyarwanda yaciye umugani. Reka nkubwire Nyabo, reka nkubwire, garukiraho, garukiraho we kurimburwa, garukiraho we kuzirwa n'ishyari ry'umujinya w'Uwiteka. Kuko umunsi w'Uwiteka nuza ntabwo uzawusubiza inyuma. Reka dusome igitabo tubona mu ijambo ry'Imana, dusome Yesaya 35
Yesaya 35 guhera ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 10 wadusomera. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 35 turera ku murongo wa 4. Mubwire abafite imitima itinya muti, mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Icyo gihe impumyi zizahumurwa, n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko. Mwikutiro ry'ingunzu, aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'urubere yageze. Kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutwarwe uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu, aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya n'urufunzo. Kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi. Abagenzi naho baba abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba. Inyamaswa zose y'inkazi ntizageramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. 10 Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka, bagere i Siyoni baririmba ibyishimo bihoraho. Bizaba kuri abo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Nakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hari imigezi iri mu kidaturwa, hari imigezi iri mu butayu, ariko mwanze kujya kuyivomamo. Abantu benshi bari kwirinda inzira y'ubutayu, bari kwanga kuyinyuramo, bakajya kunyura mu bihuru. Mbese nyine bakajya gushaka ahantu hari inzira za bugufi zibageza, mbese nyine zihura n'irari ryabo. Ariko reka mbabwire, iyi nzira muribeshya cyane, niyo ibarimbuye, niyo itumye ishyari ry'umujinya w'Uwiteka ribazira. Muri kuvoma kuri Nyabarongo, amadini menshi agereranywa na Nyabarongo n'umugezi wa Nyabarongo. Umugezi wanduye, umugezi utavomaho amazi yo kukuramira, umugezi utavomaho amazi mazima, umugezi usa nabi, umugezi unyerera gato ukakurohamisha, umugezi unyerera gato ukakoreka, umugezi ushobora kugusomesha nkeri. Reka mbabwire, nubwo hari ibitangaza byinshi, nubwo hari amajwi menshi abakundisha isi, nubwo hari ubuhanuzi bwinshi bubabwira ko mbese nyine isi iryoshye, ariko murarimbutse mwese, murarangiye. Murimbukiye muri Nyabarongo y'ubuhanuzi, murimbukiye muri Nyabarongo y'ibitangaza, murimbukiye muri Nyabarongo ibabwiriza gukunda isi cyane, murimbukiye muri Nyabarongo isasira ibyaha. Murarimbutse mwese, murarangiye. Murarimbutse.
murimbukiye mu isi y'umwijima, murimbukiye aho mwibwiraga ko mwavoma amazi mazima, niho habarimbuye, niho habarimbuye. Reka dusome muri Zaburi ya 79. Zaburi ya 79, inzu y'abagome, abisi abana b'Imana, abitirwa abana b'Imana batukishije izina ry'Uwiteka. None abisi barabaza bati Imana yabo irihe? Imana itareba abanyabyaha bari mu nzu y'Imana ngo ibahane iri hehe? Ishyari ry'umujinya w'Uwiteka riraje, kandi riraje vuba bidatinze. Ntimuzatinda kubona ko mwibeshye. Mu gihe inkuge ikibazwa, mu gihe itari yafungwa, mukomeze mwidegembye, mufite akanya. Ariko umunsi w'Uwiteka uraje. Dusomere mu izina rya Yesu. Murongo wa kangahe? Zaburi ya 79 yose uyisome. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya Asafu. Amen, turengere. Mana, abanyamahanga baje mu mwandu wawe, bahumanije urusengero rwawe rwera, bashenye i Yerusalemu, bahagize ibirundo. Intumbi z'abagaragu bawe bazihaye ibisiga byo hejuru ngo bizirye. Inyama z'abakunzi bawe bazihaye inyamaswa zo mu isi. Amaraso yabo impande zose z'i Yerusalemu bayavushirije nk'umena amazi, ntibabona gihamba. Duhindutse igitutsi ku baturanyi bacu. Ibitwenge no gukobwa by'abantu by'abatugose. Uwiteka uzageza he kurakara iteka ryose? Ishyari ryawe rizaka nk'umuriro. Suka umujinya wawe ku mahanga atakuzi, no ku bwami bwose butambaza izina ryawe, kuko bariye aba Yakobo, barimbuye ubuturo bwabo. Ntiwibuke gukiranirwa kw'abasogokuruza ngo ukuduhore. Imbabazi zawe zitebuke kudusanganira, kuko ducishijwe bugufi cyane. Mana y'agakiza kacu, udutabare. Tutabare Mwami. Kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, udukize, utwikire ibyaha byacu kubw'izina ryawe. Kuki abapagani babaza bati Imana yabo irihe? Guhorera amaraso y'abagaragu bawe yavuye kumenyekane mu bapagani imbere yacu. Kuniha kw'imbohe kuze imbere yawe, nk'uko ukuboko kwawe gukomeye. Kiza abategekewe gupfa, kandi witure abaturanyi bacu karindwi ibitutsi bagututse Mwami. Natwe abantu bawe, intama zo mu cyanya cyawe, tuzabigushimira iteka. Tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abanyamahanga batukishije izina ry'Uwiteka. Mbese nyine bano bivanze, mbese nyine bagakora akagurupe, batukishije izina ry'Uwiteka. Bagwijije imbaraga, basenye byinshi, bagayishije Imana, baricanye bo ubwabo, bariye ubugingo bwa bagenzi babo,
bahitanye ubugingo bwa bagenzi babo. Ururimi rwabo rumeze nk'amafuni, ururimi rwabo rumeze nk'inkota ityaye. Guhinda kwabo guhutaza benshi. Ururimi rwabo rworeka benshi. Maze ibijojo by'amaraso y'abana b'Imana bitakara ku butaka. Ibijojo by'amaraso y'abana b'Imana, ibijojo by'ubugingo bw'amaraso y'abana b'Imana bitakara ku butaka. Kuko abantu b'Imana bagomeye Imana. Nyabarongo ntabwo ari nziza. Iyi migezi nubwo yagutse, uyu mugezi nubwo ari mugari, benshi bari kurimbukiramo. Bantu muve mu nzira, muve muri iyi nzira mugana inzira y'ubutayu. Niho hari amazi, niko umwuka w'Imana babwira. Mu minsi ishize mperutse kuryama ndota ndiho nkoropa, ndakoropa insengero zanduye, ndakoropa ndarankoropa burinda bunkeraho. Nkanguka ndi gukoropa, insengero ziranduye, mukingura imitima yanyu. Marayika w'Imana akorope, mukingura imitima yanyu, imyanda isohoke mu mitima yanyu. Ibyo mwiringiye bibi bisohoke, ibyo mwibwira bibi bisohoke. Reka mbabwire umunsi w'Uwiteka uraje, ishyari ry'umujinya w'Uwiteka riraje. Reka mbabwire, uyu mubiri dufite n'uw'igihe gito, uyu mubiri dufite uradushuka. Umubiri twambaye ni igikava, uyu mubiri twambaye urabura. Reka nkubwire, intare ipfuye irutwa n'isazi nzima. Reka nkubwire, uyu mubiri nupfa uzaba urutwa n'imbeba mwabanye mu nzu. Reka nkubwire, nupfa umunsi wapfuye uzaba urutwa n'isazi nzima, uzaba urutwa n'ubuzizi, uzaba urutwa n'umuswa. Nubwo ukomeye, nubwo uri umunyaburanga, nubwo ufite icyubahiro gikomeye cyane, nubwo ufite amafaranga menshi, nimba nta nayo ufite ukaba ufite amahane menshi, reka nkubwire, nta gaciro k'uyu mubiri. Agaciro ni umuntu w'imbere, umuntu w'imbere mwakoresheje ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, umuntu w'imbere mwasambanishije, umuntu w'imbere mwagambanishije, umuntu w'imbere mwakoreye ibyigomwa byose bitandukanye, mwakoreye ubugome bwinshi. Ubu umugabo w'umunyacyubahiro cyinshi, ubintyoza, uzi kuvuga abantu benshi bakagutega amatwi, uyu mubiri uzabora. Umuntu w'imbere mwamwambitse ubusa, mupfuye rubi. Mwakire ubugingo, mwakire ubuzima, mwizere ijambo ry'Imana. Yemwe abarushye n'abaremerewe, abafite inzara n'inyota, mbese abakene mu mitima yabo, nimuze musange Kristo. Kristo niwe mutsima, Kristo niwe mazi meza, niwe soko nziza, isoko y'amaraso yoza ibyaha, isoko y'amaraso ibohora. Yesu Kristo niwe mutanga bugingo, Yesu Kristo niwe utanga ubuzima, Yesu Kristo niwe utanga imibereho, Yesu Kristo niwe uri kwitambika umujinya w'Uwiteka, kuko umunsi w'Uwiteka utari wagera. Yesu Kristo niwe uhabaye, amaraso yamenye ku musaraba w'Igorogota arahabaye. Reka nkubwire, abatinganyi muri gutingana ku munsi wa none, no ku bwanwa baratinganye. Abantu muri gusambana, abakristo muri gusambana kuri munsi wa none, no ku bwanwa marayika yasambanye n'umwana w'umuntu. Ibi si bishya,
utibwira ngo nibyo wadukanye bishya, utibwira ngo ni style yawe nshya. Hari ababikoze bibakoraho. Bantu muri gutuka izina ry'Uwiteka, Abisirayeli batutse izina ry'Uwiteka. Uwatutse izina ry'Uwiteka wese yicishijwe amabuye. Ibintu uri gukora hari abo byakozeho, nubwo utari wafatwa hari abo byakozeho birabafata, nubwo utari wahana hari abo byahannye, nubwo utari wahanwa, nubwo utari washyirwaho iteka hari abo byakiriyeho iteka. Sodomu na Gomora, abantu bakoze ibibi. Abasambanyi barasambana, abaroga bararoga, abagambana baragambana, abanyamashyari bazamura amashyari. Mbese abantu bakora ibibi byinshi, kugeza umunsi bifuje nanone kongera gusambana n'umwana w'Imana cyangwa se n'intumwa z'Imana zari zije gutanga imbuzi ku muryango wa Loti. Icyo gihe none ntabwo bifuzaga gusambana na marayika w'Imana, bifuzaga gutingana nawe. Abantu benshi muri gutingana mu buryo bw'umwuka, abantu benshi muri gutingana mu buryo bw'umubiri, ariko uyu mubiri uzarangira. Ikimenyimenyi nuko bazagutaba mu butaka, nuko bazagutabika, nuko bazagutabika ukaribwa n'inyo, nuko bazagutabika mbese amagufa yawe akamunga, nuko bazagutabika mu butaka igufa rigatandukana n'irindi, nuko bazagutabika mu butaka iyi sura ufite y'amaso meza ikanogorwa, inyo zikayijoba, maze ugasigara uri igihanga cyasamye. Agaciro ni umuntu w'imbere kuruta umuntu w'inyuma. Umuntu w'imbere ni Uwiteka yitaho, umuntu w'inyuma azapfa kuko yakiriweho iteka kubwo gukora ibibi. Nutunganye umuntu w'imbere, numutunganye ubuno natuvugana yagusohoreraho. Reka nkubwire ab'imperuka zase, ni wowe utahiwe muri aya masaha. None wapfa, none uyu mubiri waguhinduka. Reka mbabwire mwebwe mufite ubwiza, mwahinduye ikirangaza ku bana b'Imana, mwahinduye ikirangaza ku bisi. Ikimenyimenyi uyu mubiri nuguhinduka uzicuza icyatumye ubaho. Mbese uzajya wireba wiyange. Abo umubiri wahindutse abangaba bazi agaciro k'umuntu w'imbere kuruta agaciro k'umuntu w'inyuma. Abo umubiri wahindutse benshi bamaze gusobanukirwa iby'uyu mubiri ndetse n'iby'iyi si. Turi mu isi y'umwijima, mwanze kumurikirwa n'umucyo w'Imana. Ariko Yesu arahamagarira mu mahuriro y'inzira, arahamagarira mu nzira, arahamagarira mu nsengero, arahamagarira mu isoko. Ati yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, yemwe abafite inzara n'inyota, yemwe mwe kujya muri Nyabarongo, nimuze. Imigezi y'amazi y'ubugingo iri kuri Kristo. Imigezi y'amazi y'ubugingo iri mu irembo rifunganye, ntabwo iri mu kiyira kigari. Irembo rifunganye uwemera kurinyuramo, uwemera kunyura mu irembo rifunganye niwe uzabona ubugingo, niwe uzakira ishyano rizi ab'isi. Reka nkubwire, nubwo iri rembo murinyuramo mwidogadoga, nubwo murinyuramo mwisanzura, nubwo murinyuramo muterana amagumi, muterana ingumi, umunsi w'Uwiteka nusohora muzicuza. Uzicuza inshuro wasambanye, wicuza inshuro wagambanye, wicuza inshuro wavuze amagambo y'ubugoryi mu kanwa kawe. Umunsi w'Uwiteka nugera uzicuza. Umunsi w'Uwiteka nugusohoreraho uzicuza. Uzicuza ibihe bibi wakoreye mu isi, uzicuza ibibi byose wakoreye mu isi, uzicuza inzira mbi wanyuzemo. Abagira amenyo nimuseke ibitagira umumaro, nimuseke amagambo y'ubugoryi, nimunezezwe n'ubugoryi buri gukorwa n'ab'isi. Ariko umunsi w'Uwiteka nugera, reka nkubwire, ntabwo uzakuruhushya urupfu nuruza ntabwo uzarwaka uruhushya. Reka nkubwire,
umunsi w'Uwiteka nugusoreraho ntabwo uzamwaka uruhushya nta n'iminota 5 uzamwaka. Hahirwa abafite ibimenyetso by'amaraso, hahirwa abafite ibimenyetso by'amaraso ku mitima yabo, hahirwa abo barahiriwe. Reka dusenge. Mwami Mana yanjye, Imana nkuru, Imana nyir'ubuntu, Imana nyir'imbabazi, Imana mutanga bugingo, Imana rukundo, ndakwinginze ngwino umanuke utabara abatuye isi, ngwino utabare ubohora ubugingo bwa benshi, ngwino ubohora ubugingo burohamiye muri uyu mugezi wanduye. Ngwino mwami usubiza abantu ubuzima, ngwino mwami urokora abantu bawe, ngwino Yesu wongera uhamagara abarushye n'abaremerewe, ngwino uhaze imitima ishonje, ngwino mwami abakenewe mu mitima, ngwino mwami ubakoreye igitangaza ubahaze. Ndakwinginze ntuduhane mu bitwoshya, ndakwinginze shyira ahandi mahirwe abantu bihane, ongera agahe buretse kuza, buretse kubahana, ongera agahe abantu bihane, abantu bave mu nzira mbi, abantu bareke gukora ibiteye isoni, ongera agahe abantu bawe bihane, ongera agahe abantu bawe bisubireho, ongera agahe mwami Yesu. Urakoze, ngaho Umwuka Wera nakomeza aganze, imbaraga zawe zikomeze ziganze. Uwiteka, ariko bano bagize izina ryawe bazamuye umwuka mubi utera igitutsi ku izina ryawe, uzubaganire nabo, uzurebane nabo, abo bo kabisa uzurebane nabo Mana, urebane nabo, ubarebe igitsure, urebane nabo, ugire ijambo rimwe ubabwira, urebane nabo, ryaba iry'imbabazi, ryaba iryo kubahana, urebane nabo, ubabwire ijambo. Urakoze Mana, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Imana igukomereza amaboko. Ni ubwa mbere bakunzi bacu, nk'uko mubibona, ni ubwa mbere nakwakira umuhanuzi uhanura mu buryo butandukanye n'ubwo nsanzwe nzi, bimbereye bishyashya, ariko reka twizere icyo Imana ivuze. Yavuze ngo Imana yamutegetse kuvuga ukuri yambaye ukuri, kandi yagiye atanga urugero ahanini ku mubiri, yavuze ibintu byinshi. Umwuka agusobanurire kandi Imana igufashe, kandi nanjye imfashe, kuko impanda y'Uwiteka irimo iravuga, kandi Yesu yiteguye kwishyira umugeni we nta cyasha kimuriho. Mukozi w'Imana, urakoze kubwo gutambutsa ubutumwa bwiza Imana yaguhaye. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero ya telefone ni 079 82 411 nisubiremo. 079 82 411 mbigukunde wazayipininga hasi mu kiganiro, kugira ngo babandi baba bafite ubushobozi bwa megabyte nkeya baramuka bazibonye bikaborohera kuba bampamagara kugira ngo ngire uburyo kimbafasha, cyangwa se kuko ngewe se namenye uburyo mbisobanura ukunda umuntu ahanura yambaye ubusa. Urakoze cyane. Mwakoze rero nshuti zacu, Imana amahoro ibahereze umugisha. Shalom.